umva buretse gatoya rwose umva rake nako sheri umva sheri umva haguruka gatoya twatewe rwose ngwina ariko nabantu mu bashinzwe ibintu by'umutekano twagize dute nakubwira gukabihakana ahubwo buretse ese sheri wanje telefone washinze we hasi ubwo nkawe buri mu bicyo wicanga muri saro ndimo ndarokanzari cyaswa hangaha nta n'isoro ufite ko mba n'umufite ivuzi umugabo wagiye kuzana ahangaha ibyo yashaka byose ari uko bifite bivuze ko icyo yakubuza muri icyo yambonyemo ndavuze ngo jya kuronga zira karoti ikindi kandi sindi umukozi ahangaha wagakecure kakagora ariko ubundi nk'iki kigoryi ariko uziko nta n'isoni ugira sinakwihangana gukomeza kujya nsangira umugabo na Lucky ndashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyamukura mu nzira wabwiye umugore wawe mutoya se akayashyiramo nako ni indaya wabwiye indaya yawe ukayashyiramo ra ndaguha amafaranga yose ushaka uzazane ba bahungu bawe mu ndangire ziriya nshinzikazi ngo ni bera wowe urumva atari byo mva mubwire ntukagize undabageraho kijye kubaza umugore wawe mukuru gerayo ariko kumiro ni amavunja umva nkubwire murumuna wanjye nuramuka umukojejeho n'urutoki byonyine ukarumutunga gutya nzaruca ndugutekere kandi ururye Seraki imva jewe wowe ni jewe abantu bambwiye ko mufataniye hariya ku muryango ngo murimo murarwana none narinje kureba ikibaye turi nifunguzo muzibagiriwe mu rugi musiga mutanakitse ariko ubundi kuki mwivanga mu bibazo by'abantu ubu se waruje uje kudukiza uje kutwunga uje kugira ute yego kumana yanjye ariko Lucky nk'inshuti zanyu koko urumva ibyo bintu nabyumva narangiza nkabicecekera nkaguma ngo ntaje kureba n'ikibazo gihari inshuti rero bagire ngo ni ubundi ubu ntimwasanga ari namwe muri kuduteza umwiryane hano mu rugo ubu se bavuganaga na sheri kuri telefone yesu we Lucky jewe reka ubwo se genda bamvugana n'umugabo wawe uwanjye ntamagije kuba numvise ko abantu b'inshuti bafite ikibazo kuba nari mvuze ngo reka ngere mu rugo rwanyu ndebe ikibazo gihari ubwo ngubwo nshinga amabere ariko mwagiye mugabanya ariko ubundi mwagiye mwivanga mu bibazo bibareba ubu rero muri karitsiye hose ngo umugore n'umugabo bararwanye mwacita ururondogorero ubundi ubu ngubu ninde wabwiye ko twarwanye ubwo rero uje waciye ibiti n'amabuye ngo bararwanye reka njye ubwo se ubundi waruje bari kutwitambikamo hagati bari kubigenzura ariko Lucky ubu ngubu kuba narinje kureba ikibazo kiri hano kuzi kuri inshuti yanjye ubwo urumva ikosa nari kuza ari ibihera barabazi mana yanjye ubu urabona ngewe byanshimisha kujya numva wirirwa urwana n'umugabo hariya ku muhanda tugiye rero ngo ni urukundo abantu bose hano ku muhanda bashungereye barimo barumva ukuntu urimo uratongana n'umugabo wawe usibye ko bamwe mbonye batangiye no kwigendera gusa mpabonye umukobwa w'ikizungerezi ntazi no muri iyi karitsiye hariho usigaye uhahagaze uravugisha ukuri se hariya cyangwa numvisha ibitari byo hari umukobwa uhagaze hariya kuri gati wanjye ariko se Lucky ndakubeshya ngo ngure inka mbona dusohoka ugenda nawe umwirebeye tumba no kugenda unyereka uwo mukobwa rwose se jewe mvye mfite ikibazo use we kandi ashaka hano ngo wabonye ngabake ariko ni ibiki biri mwari mu rugo wawe habaye iki se ahubwo wowe kuzuzana ibyo matiko ndi kumva uvuga ayahe matiko adasobanutse umukobwa nagahagaze hariya kuri gate wawe ako umukobwa waba utazi yabavuye muri ahetse n'igikapu ni n'ubwa mbere mubonye muri iyi karitsiye ashobora kubeshya abantu b'Imana ariko ko bavuga umukobwa ugata umutwe ubundi vipi zawe nase abo bantu baba bari kuvuga ubu bari hano ubu byaje kugira ngo twarwanye ko numvuga mwibaraguza twari turwana njye nawe ariko ubundi kuryamiye amajanja wumviriza ubundi ufite ikihe kibazo ubundi uri kwikeka iki ngiye sinzi ikibazo akabagorera kuki sinzi ukuntu mutekereza ubu urumva amatwi mfite mwaba mukuru kuvuye hano ku muryango ndi hano mu simbe ndi kumumva cyangwa urumva nararwaye tempa ku buryo bavuga ko ntumva bagomye bakubwira amagambo ngo abakobwa ngo abagore ngo abantu urumva abantu batangiye kuza ariko none nabona bizanye so watangiye ufata amashati none ngo mugiye kubona ko mugiye gushaka abakobwa se urumva muri iyo ntabwo ubundi hari kuba abakobwa bahagarara nubwo baba batazi n'ukuntu namfashe bagira rero ngo nguri marayika icyo mushoboye no kwiyambika uruhu rw'intama kandi muri ibirura uwo mukobwa aguteye ikihe kibazo
wese guhangayikishije iki gituma wiruka mu cyo kumureba imisozi kandi watangiye kuva karerega kuva kare mbibona mu mutwe sinzi ikibazo ufite kandi n'uwo mukobwa muherekare muvugana ubu isi iri kurinda twota ntabwo ari wowe mfata amashingo hariya nkanatse ku bantu bose bakabibona igenda ubundi si umuntu w'umugabo ataka ariko kwanza nimugire n'ahantu tugira aho tujya turajya kumureba noneho gufata n'igihanga ubundi ibyo byose ntanabimenya ariko ubundi muri guhwikwisibira oya aricyo cyakuzanye ahangaha sisirare mu ngo ngiye ubu ntibari bagutuma ntabwo urebe ukuntu gutwara yaguciye ibyanyu ubu byanca hano mu kanya aranize bicaye ubundi ujya kwitsemura ugatanga raporo nkandi soso tugenda unyereka ako se waretse kujyana umuntu nimba umuntu aje kudusura waretse akabanza akatuganira gusura wavuze ko ari ukuri kwikeka ari ako nikeka ibiki wikeka ibiki kandi reka nkubwire wikeka amabinga wikeka amabinga ibi ni ibiti byagiye mu rugo rwanyu njyese ninjye uri ariko ibi bisekwa nk'ibiti ibiti byagiye mu rugo tugende njye ntabwo ndi guseka gusa waretse umuntu akabanza akaganira bamuganirize mugire fatu ameze neza ariko ibyanyu ndabona byancanze rwose kuganira okay niba nta kintu wikeka soso tugende unyereka uwo mukobwa ubundi mubaze n'ikintu aza kumara kuri gate ntabwo namugize umuzamu ambwira ikintu ahashinze hamara tugende niba nta kintu wikeka mureke gusa jewe mujye mundeba ukuntu abantu bazinuze so wavuze ko umukobwa ngo ntabwo muzi uyu ko atamuzi nazo bagenda usanga umukobwa nyanditse ku gahanda kandi ufite ikibazo cyo gutongana ufite umuzima ok nta kibazo ngo ni mwohora none uranigiye no mu nzu gahinda gake Raki rwose sinakubeshya urabizi kuri inshuti yanjye turi inshuti y'urugo rwanjye tumanuke ngende uwo mukobwa mukwereke arahari gusa utambeshya ntari koko ariko se ubu naba nkubeshya mbifitemo iyihe nyungura umukobwa arahari arahahagaze ubu se nayoberwa umuntu mushyashya uje muri karitsiye wasanga ari nawe wiri uneshereza umugabo umutwe umugabo yataye umutwe wagira ngo si umwayango ni umukecuru wabuze ubugoro n'ubu ni uko nari nkinze singize imfunguzo ndazifite tugende nkingure mukwereke tugende rwose Imana yanjye kugeza aha ngaha numva abantu bavuga numva ijwi rimeze nk'irya sheri nkagira ngo ni sheri na mushiki we nkahita mbona n'umuntu yinjiye mu gipangu agahita akinga naba nibeshye igipangu ushobora kuba yakibashye ariko se sheri ko yambwiye ko yari umuntu agiye yaba yagiye se ubu ngubu ndabona n'amayinite yananshiranye nigira ari imbere mbanze ngura amayinite hamagare numva ikibazo yaba afite ibipangu by'i Kigali ni danje nshobora no kuba nibeshye igipangu kanigira imbere ngura amayinite mubaze sinzi nimba ari we gusa jye nabonye ari mushyashya muri karitsiye ariko ndamwishyura umwaka wihanganira ahagaze ahangaha urumva kingura ariko kingura mbanze njyewe nakumanzeho rimwe mbona nturi gukingura sinzi ukuntu akuze ku iserire mbona harakingutse mbona ameze nk'ushaka kwinjira tugende mubaze umuntu wamugize bodyguard y'urugo rwanjye rero mbanze mwicira umwaka agiye hera yesu we ko yari ahagaze ahangaha ese agiye he mana yanjye ubu se wari kunsenyera singufasha oya we Raki njye nkusenyera erega ntangare yasohotse murebana akana ko mu jisho ubundi yakongoreraga ibiki Raki ni ukuri ko Imana agiye size ahagaze ahangaha none agiye hehe agiye ni umuzimu mbimenye urabona njye nagusenyera koko inshuti z'ubu ndazizi namaze kuzimenya Imana ishobora byose koko uyu mukobwa ko size ahagaze ahangaha kuko ubagiye dore mbese kuno yipfusha agize yigira umwana mwiza umunota utarenze umwe umaze iwanjye nicyo gitumye umukobwa yabarenza ubu se reba hariya urebe na hariya hari umukobwa uri kuhabona uretse abantu b'abasore bari kwigendera ni jini se ku buryo yaba erega nanjye ntangare umugabo arasohotse mbona urimunyamunya uribebeza ntagatangaye ariko Raki ubu koko genda ajya kugusenyera ntayo umugabo wanjye mu nzu koko mva mbese nabwirwa n'iki se niba utamaze kumuhaga nk'abandi bose b'iki gihe bamara kubahaga barangiza bakajya gusenya ingo z'abandi ni wowe uri kumbwira ayo magambo nawe niko umeze nyine none n'iki ntabona ntabwo narinzi ko ari ukumfata Raki n'iki ntabona se urufunguzo rwawe nguru hano mu rugi urumva ufata urufunguzo rwawe nguru unarishyize hano mu rugi urumva ugumana ibyo byose kuva nje kukubwira ukuri warangiza ukajya kunkeka gutyo
umva wibane nanjye nzibana mugore urumva tuzamwirirwa mutwikora ngo nitwe tubasenyera tuvugisha ukuri tukabizira gaho niba atari ibanga mbwira ikintu wongoreranye n'umugabo wanjye noneho uhinduka umwere apfunda imitwe ngo ngagiye kukubwira ngo agiye kwitsemura. umugabo we ntabwo yagiye kunyongora nkaburira muramukurura amatwi ntarumva nicyo ashaka kumbwira kandi Lucky wowe ufite ikibazo nubwo umugabo wabivuga simbisobanukirwa ahubwo ubanza wanasaza ahari umva nkubwire madame njye nta kibazo mfite ahubwo ubwawe niwe ufite ikibazo so uncoshotanye unzana ngo hano ngo hari umukobwa ubusa ari hehe wamunyereka ahubwo ubanza wataye umutwe ntawamenya umva reka nkureke uzibane nanjye nzibana gusa uzageraho umenye ko ibyo gihe nari ndimo ndakubwira ari ukuri urumva bwarabivuze koko ngo tuvuga ibi turimo barangiza ngo bakarakara ibyo byose nabimenye ubona nimumbwire ko abantu b'abadamu babiri rero somvanye ahangaho nshushubikana ufashe mu mashati uzanye n'undi mugore mugenzi wawe gutongana ahangaha abantu bakomeze babote ubundi mufite ikibazo mu mutwe si wavuze ko bwo wowe nabusuzuma muri gupanga kunca inyuma ariko mana wavuze ko ari byo mwa muri gupanga wewe ryariraza kukuca ngena hari ikintu ngenzanyeho nawe ndarengana rwose nanjye nibyo ndimo ndamusobanura yarangiza akanga kumva ukuri sobanura icyo ari ntubutse mu nzu wiruka abakobwa bari hehe ari hese nyine ko yantuburira ahubwo ari uko nari mbafasha umva njye maze kubwira madame nakoroheye umfata umbwira ibintu byose ushaka ubona nigeze nk'umuntu w'inzanga ariko ibi byo birakabije ubu tuvugana ufata inzu mu rugo ufata inzu ijye mu rugo ndagiye ariko njyana ijya mu rugo bana makambo natseso none se uwo mukobwa se nyine hari uwo warubonye ahangaha ndakubeshya se ngo bimarire umukobwa namubonye ahagaze ahangaha umukobwa w'inzobe ukuntu byibushye wari wambaye n'ingofero y'umukara asutse meshi zirimo umweru n'umukara namubonye rwose nyine urabona nimba umukobwa wawe wamubonye sibyo wenda sinzi ahantu agannye ariko byanga bikuneye nimba yambaye ingofero nini iki kiyagana kirankanze nyine urambona umugore wanjye yasaze sibyo kandi umukobwa twe dufitanye gahunda nyine yashakaga nyine inzu yo kugura nyine nako yo kubamo yo gukodesha urumva kagiye kumakuru kagiye kumpa nyine ko ibintu bya komisiyo tu wagumye ahangaha ukamubwira ko ari bize urabona umugore wanjye yasaze none ukamubwira nyine nkaza agatigeze nkaza kumuhamagara sibyo umva ye ntabwo nabona umwanya wo kujya kwiruka inyuma y'uwo mukobwa cyane cyane ko wasanga nawe ari umuntu witambukiraga yigendera wabonye niwe rwose si umukobwa muremure w'inzu niwe nakubonye bambaye ingofero ifite amahane uzi sinzi ukuntu babyita afite utuntu tugufi gutya turimo umweru n'umukara ubu rwose ntabwo wibeshye n'uwo nashaka sinzi rero ngewe urabona n'umugore watangiye kunkeka kandi n'umugabo wanjye arankeneye umugabo waragukeneye ndabyumva ese wamfashije gusa genda jya kwiruka ku muntu ntazi ahantu yanarenze oya mbabarira mujya mukemura ibibazo byanyu kubiri urumva ikigorigera niko shiri reba byonyine bise untambura n'imyenda urumva kubera iki nawe ubwawe ibintu urimo ntabwo bizufata ufite ikibazo ubundi njyewe nta kibazo mfite nase n'igi gifite umuntu ari kuza ukamfata nasohoka ukamfata nagera ku muryango ukansubiza mu nzu urinda kunsuzugura no kumenyera ubundi wamfashe nk'iki nase ngenda basuzugura ubundi ese ubundi imbaraga ufite wazikuye he ku buryo ukuza ukahamagara hejuru ukamera nk'ushaka kurusirimanga erega ibiri kumbaho namwe byababa ibikize habaye ikise ngo habaye iki habaye iki nyine ngo namwe nimurebe telefone muri kwitaba buri kanya ibiki nase telefone niyo yagutesheje umutwe telefone nayiguze wenda utekereza ko ari ikoti nzajya nambara imbere inyuma y'ishati cyangwa ari karuvati nzajya nshyira ku ishati cyangwa n'umutako muri kangaha muri salo erega namaze kubabona mu ndi ahubwo wowe wapanutse ndi kujya kuguha umwanya ngo nigendere ukamfata najya gusohoka uri kuvugana n'umuntu ngo usubira mu nzu reba hari ntabwo umusatsi mbuvanga abakobwa ahubwo ufite ikibazo gikomeye uziko ntari nazi ko rukomeze ukamfata ku mashi wumva abantu bose babimenye abantu batangiye kuza kuvuga ngo bumvise ko twarwanye usubira ngiye gutongana na sosara ku muryango afite umugabo uwo mugabo aramubaza ko mwatonganiraga iki atuma mubwire reka maze mubwire genda witegure ugende ujye kurwaza mugenzi wawe uve muri uru rugo kandi ntabwo ari kugusaba ni itegeko nyine namwe murabyumva ariko se nta kosa uri kumva wakoze
kuki abagore mushaka kwidefanda urafata mu mashati ngo ufite ideni uraza ukanyakira ngo ndyama ngo nasaso sisi ubwo bivuye aho hashize umwanya urapanitse ngo hari abakobwa ngo bari kumpamagara urasohotse urababona nyine ikosa narikoze ngaho basi nimumbabarire. ni byiza cyane no gutangira gusaba imbabazi turakumvikana ndabyumva pe. nimba rero utangiye gusaba imbabazi igerageza ugaruke mu muntu umutima wari ufite w'urukundo kujya gufasha mugenzi wawe karere urwaye ugende umurwaze turakumvikana ndabyumva pe. umurwaze ugende utuze ibyo kujagarira ngo telefone sinayisize hano muri salo wigeze ubona inagira inasona nta kibazo ndajya kumurwaza nyine namwe musigare mutekanye kandi nizere ko mwambabarira. fata mu mashingo ugenda mwahagurutse hano ubonye abantu hariya mbakije wembi na soso mwageze erega biriya bibaho kandi namwe byababara. reka ntuzajye ufuha kuri iyi nyine sheri mbonye ko ari ikosa nakoze kandi ntabwo bizongera pe. kandi mbonye ko nyine nendi mu makosa nagufuhiraga ubusa pe. ariko ubu rwose umutima wanjye uratuje nta kibazo rwose sheri mwihangane pe. kandi nyine nizere ko mwambabariye ariko nabwo nyine nshaka kugenda mbatekeye none sinasiga nibura ntanabatekeye. ako sheri rwose nawe uzi gushyinga ubu se ko ugiye kugenda ugiye kumara ibyumweru nako icyumweru ariko n'icyumweru nakikongeza kugira ngo ubanze unaruhuke neza ubanze ushyire ubwenge ku gihe ubu uzajya unyaruka sasa unterekerera uri indege se uzajya unyaruka se nimugoroba ugire uze nabwo unterekere uri imodoka se tubare ko uzajya uhita ugenda mu masaha abiri umara mu modoka ugahita usubirayo nzajya nitekera genda nta kibazo gita wambare witegure sibyo ugende gira vuba vuba cyane wihuse shirise iracamura singigira amahirwe rwose irakagenda niyambare vuba bimeze bite be ko nawe rwose utarabanje no kunzuza byibura mpakabizo wese utangiye utongana hasi sheri ubona ko ngenda gutekereza ntabwo ubona ko muse nguhamagara ako sheri nawe uri kwivumbura cyane kandi wumva nyine nawe ukurikije n'ibintu nyine wanyemereye ese urumva nidutangira ntuza ukwezi kw'izuba turakaye urumva ari sawa ubwo honeymoon yizaza gute nyine ikintu ngiye kukubwira uba wihanganyeho nk'iminota 30 ndahita nza ngutore kabisa dore nawe umuntu ngiye kurwaza nyine musize mu bitaro kandi yahise abona umurwaza urumva ko tugiye kwisanzura sibyo saa nta kibazo tu cyane ndakwemera kabisa uri byose iki se kandi iyi telefone nari nishimye kugira ngo numve ukuntu upanika akagemu kabizura wagiye rwose wagiye utekanye kandi ufite umutima usharira nawe mfite ni muhumure ndagiye rwose namaze kwitegura byose nabishyize ku murongo ahubwo se sheri ntabwo basi muri bumerekeze ntabwo herekeza abese ngo herekeje ko biravuze ko ari hano mu nzira ahita mpura nawe byagenda bite noneho ntihacu wambaye ariko si ko mbabaza mugahita mwiyumvira mukagwa mu kantu ariko sheri nk'ubwo koko kumperekeza murumva ari ibintu bigoye sheri umbona ntabwo ari uko narishishitse ahubwo nari nkiri gutekereza ahantu ndi bukugeze nkugeze ku modoka cyangwa se n'imodoka nanjye ntege ngere mu kira kabiri ariko nshobora kuba ntakurengeje irembo utagaruka ahubwo ndagenda nkugeze ku muryango none uhita ukomeza sibyo uyanyine mbona n'uburyo mpita nkinga porotaye
reka buriya ushobora no kugenda n'abashobora bagahita bandira ntabwo bizi ni ukuri aya nta kibazo sheri naho ngaho ntara ku muryango nta kibazo muhangize pe ntacyo bintwaye kandi nyine mugabo nkunda ntimugire impungenge rwose ntabwo nzatinda ni nk'icyumweru kimwe gusa nzahita ngaruka oya rwose wanamara na 2 ukabanza ugashyira ubwenge ku muntu reka buriya ibintu byo kuvuga gufasha umugabo mu mashinga gutya ukareba gutya abantu babireba kurya abatonya batajya kuza ariko mwana uko byumvaho ariko ako kantu kukumva nyine ndakumva urumva ukuntu kameze tekereza umugore yagufashe mu ishi ku muryango abantu urasosariza yumva ariko namwe mwabigize intambara cyane aya nta kibazo katugende ngo rekeze taza kugenda urakariye abagenzi sibyo se sheri tugende rwose ntabwo yerekeze rero abona n'imodoka nta esanse ishobora nari nayimaze mbahugejeje hari imbere ariko nta kibazo n'ubundi se kibintu byaba ari ibyacu nta kibazo kandi turi kumwe bene rwose byose bari amahoro reka nkingure vuba umugeze hano imbere gatoya ndega yo kurwaza umuvandimwe uri umuntu wa mbere nemera nawe ndabemera pe urebye nk'ubu ngubu imana mu bantu hose yaremye uri mu bantu ba mbere nemera abandi bose baza ku mwanya wa kabiri wumva si nziza cyane ngaha rero gusa murangiza hasi si ukurenze mbuze twaga ubu ntabwo warirenze ntakihanganye mukangiza na hariya aya rwose shiri reka nkukiza aha ngaha rwose kandi urabona kandi reka tworoshye ibintu sibyo ariko bigira intambara si byose ntabwo rwose nta rukundo gusa humura ntabwo ari nka zimwe za yuda ntabwo shiri genda utekanye ariko rero uvuga ati nsize umugabo mu rugo cyane rwose reka nujya no kuza ahubwo kimenyimenyi uzampamagare kuri telefone umbwira ati ndaje urebe ibintu uzasana nagutekeye nzabahamagara nijoro ndibuze mu giti kandi ngo muzashyiramo amavuta menshi amavuta aringaniye bya biryo uzarya uzajya ngo siko bimeze se aya niko bimeze umva njyewe reka maze nkwereke n'ubundi abantu benshi baranantinya sibyo aya nibyo rwose reka mfite umugabo kabisa reba rwose urugero rwiza rwose urugero rwiza rwose rwose sha yewe rwose ugende neza ugende neza rwose rwose ugenda neza mbega igitomati umukobwa ufite amabono nk'ariya sha ufite ikibero wagira ngo ni intuza ni inyama y'inkoko sha za zindi z'inzungu nazo yewe kamuhamagara wowe rwose urenze nk'ubu alo bebe amakuru se none se waje se nyine nahugutse rwose ngwino kuri cya gipangu hamwe nakurangiye icyo cy'umutuku wagezeho neza kandi mbwira ko ubushize njya kukurangira ntakobeshye ntuhibuka ko se cyagiye nubwo waharenze sibuka ko cyagiye tujya guhura bwa mbere wahanyuze ngwino rwose ngwino ndagutegereza ku muryango utari waza ntago mpfa kugira ngo utazi ukanayoba umva shiri kabisa ngwino guhamba bari basi wenda ugafata n'akamoto nubwo waba uri muri metero imwe ufata moto ngenda yishyura nta kibazo ijoro ni karibu mu bwami bwanjye rwose zara rwose ugenda neza udasitara reka nkingeho rero sibyo ndakwemera yewe wahabonye se mu bwami bwanjye hano ndandiki mu baki igikapu kirekire aho ngaho rwose karibu rwose wow nahabonye ufite ibintu byiza bya kare abantu nzuza hariya dore diya rurarugi rwa mbandane nari bakumbuye ni ukuri sheri nanjye ngenda kwemera ukuri karibu ahubwo mwicare bose okay
karame ijoro ryambanye rinini. ndabyumva rwose uwakwereka njye ahubwo urumva uzi ko bene byageze aho ngaho nshaka kubona umugongo w'amabati ariko ngatangirirwa na parafo Umeze nkanjye. ijisho rigendera guca muri parafo rikashaka kugera ku migongo y'amabati ariko nkavuga ati ntayo ntari kubona neza nkawe mbere Naryamaga nkabura ibitotsi nakicura nzi ngo ni nka saa 12 nkabona ni saa 8 z'ijoro mwana. Uba ahantu heza njyewe byandenze no gusana nawe. No haranze mbonye n'imodoka she byose ni byawe. Mwana sinzi. akoshire urumva ibyo ngibyo wabonye ibyo ngibyo wabonesheje amaso yawe hari ibindi biracyaza ubundi ikintu cya mbere ni ubuzima kandi ubuzima burimo wowe ubuse nawe buragute nk'ubu sisita wanjye yagiye aramara nk'iminsi ngahe atari hano rwose tuba twisanzura turyoshye reka tunanitegura tunapanga n'ibintu byo kugira ngo tuzategure ibintu bijyanye n'iby'imibanire ndi kwibaza ibibazo byinshi cyane urarya ifi urarya inkoko urarya inyama z'urukwavu urarya iz'inka ihene n'akabenzi rwose ikintu cyose kirahari kirakita kiko ndi kumwe nawe urumva sinabara ko ijuru riba rikingwera umuntu yinjiramo asohoka hafi aho ngaho Mwana njyewe ndikumva ubundi ndumva nahaze naza umunezero. Ni byose? Ni ukuri nubwo nasanga iby'ibijumba nubwo nasanga iby'iki kira kenshi tukagisangira. Wow. Birega wari wambwiye ngo biri kuzuba undi kuvuga ati ngiye gushakisha uburyo ngushakira akantu koroshye nyine umwe no mufa nta mpamvu yo kunywa birabyo bifata bimara umuvungo. Icyo cyerekeye cyanyishe ndiko ntarakubona. Ariko nabaye nyikubona. Numva mise ntuza muri njye numva ndumva n'ubuzima nta kibazo. Ni sawa rwose. Ngenda kwemera. Kuko nari ndakunda cyane. Niyo mbwira ngo uziho ukuntu biriya bintu bya byatumye mpangaye. Yuriya muntu wari warwaye. Birumvikana nyine. Mumbe pe. Haryo wari wambwiye ko uri mu mari nk'igihe kingana iki. Shere numva muri murapropoza iminsi ine ariko kubwanjye. Ndi kumva n'ukwezi nakumara. Nukuri. Ukwezi se? Kwezi bwa mushiki wawe ntabwo yaba yaragarutse kandi nakubwiye ko Shere ariko mushiki wawe ntabwo ari ikibazo ndi kumwe nawe. Okay, nta kibazo tuzayipanga tubiganira gusa wazanye imyenda. Ego ku cya gikapu se uhuze n'imyenda rwose humura nta kibazo. Nta kibazo. Ntabwo ari ukumbabaza ahubwo biba byandenze gusa nabivuga gutera ubundi yaba mushiki wanjye atarara ahangaha urumva ubundi wazamwiriza kwa nyina wabo tukibera muri iyi ambuyo nabivuga gute aho turaza kubipanga nta kibazo. Nizera neza ko turaza kubiganiraho kandi biragenda neza bigira ikibazo. Oya nta kibazo kabisa. Ako Shere sinabwo ugiye umushyitsi mu rugo ntabwo wanyereka ko tugomba nkora nkagusasira nkaguterera ipasi ntabwo byagushimisha. Zo kantu uvuze ariko koko asikuri umugore w'umutima ruracyari umukobwa w'umutima. Shere ntabwo ugomba gusasa nagize no mu masaha angahe uraba witwa nta kibazo ariko turi tubiretse ibyo ngibyo wamugana ibyo bintu uvuze nibyo reka nze ndeba akantu wenda wabo unatunganya sibyo nta mpamvu no twari kare wabo kambe niyicara ariko turi tunaganira ntabwo Shere aryamye ahangahe ibyo ngibyo byentuza iraza kuba urabiza Shere ukuntu ubu ndeba rega ndakunda cyane utunyura iki gitwa ndagutinya cyane none ntabwo weberwa abantu bemereye neza Shere nawe ushobora kugira abashyitsi benshi byataye urwo ni urugendwa ntuzajye ikibazo cy'abashyitsi ahubwo kuri ibintu biri mu Imana cyangwa se ibintu bizima nyine bivuga mu kugira abantu babyisha ntabwo kugira ngo umuntu ntabwo butase kutagitwa intorezo kandi se abashyitsi bageze bibabi buriya na kabuza ni abantu nyine baba baza bansura n'iki bagenda urumva ariko urumva koko sister wanjye ataragenda aba afite abantu nyine kugenda asezera sibyo kandi nizeye ko utababaye ariko reka tureke gutinda
ntacyo reka rero njye kureba umuntu uko amazi sibyo byaba byiza ndakwemera reka rero ndebe uwo muntu sibyo wabihanganye gato ndaje ariko nubwo naba ntahari hano buhari sibyo se yaryamira umuntu washaka gucura urugi ni yahewe ubundi yakomanga arangira ko amaguru